urumva navuze ni ahangaha nanjye niho ngomba kureba koko niba nanjye hari icyo nzi ku Jackson nyine ahangaha naho ngiye kwitestingira nanjye ubwanjye ndamutse amafaranga nyegukanye ariko nyine icyamukuru icy'ingenzi ni music kuko urumva music icyo gihe izabyiye kuba ikintu kinini ku buzima bwanjye izabyiye kuba urumva ngiye kujya ku rwego rwiza rwo gukora music nk'ubuzima gukorana na Ariel Wayz ari no muhanga cyane icyo kintu ndacyubaha nubaha impano imurimo so urumva rero experience cyangwa se nagiye namukuyeho ibintu byinshi ari niwe muntu wa mbere wanyigishije indirimbo iri mu gifaransa nganazo kachwa nganazo kachwa banda komayanga nganazo kachwa Hey everyone, welcome to Next TV. It's your favorite girl, aka over here, and we're back again with another cool person. Guess who we have in the studio today? So they're going to do umuvuge mazina cyangwa twibwire. You remind me of a girl that I once knew. See her face whenever I look at you. Won't believe all of the things she took me through. This is why I just can't get with you. Nitwa Cyiza Jackson, ndi umuririmbyi ubikunda ndetse wabigize n'umwuga wifuza ko byamamara bikagera kure. Have you heard like his voice? At first I was like, okay, I'm listening to a song, and then after some minutes after some seconds I was like, oh my god, like seriously, like we're sitting here together and you're singing like that. And, well, I think my senses are not really working at the moment. Let me give myself to Nini Nihiga goes. Jackson, Vite. Ni byiza cyane. Kaza neza muri studio za Next TV Rwanda. Murakoze rwose kutwakira. Umva turishimiye kuko nyine ko waje. It's been a while. Umva rabizi byadutwaye imbaraga n'imbaraga ngo tuzane Jackson. Umva abantu mwumva imvune z'abahanzi. Getting Jackson hano hantu rwose natwe byabaye imvune z'abahanzi. No bimbeshe. Urumva byadutwaye imbaraga zose zidufite ariko I'm sure it's worth it. Ikindi kintu niyo mutazi Jackson ari muri the next PopStar. Haganye n'abandi bantu nabo bashoboye gusa nawe arashoboye kandi ikindi aranayoboye. Uri kubyumva arashoboye aranayoboye. Niba if you haven't voted for him, borera kakanya niba uri kureba ino video, please do vote for him and then dukomeze ikiganiro cyacu. Go check it out. Go and vote for him. TNP magambo manini gasiga kanya gatatu kohereza kuri 15 10. TNP 3 and send it to 1510. And I think we're the first YouTube channel to ever interview Turabambere. I mean, I've seen you on TV and everywhere, but I don't know anywhere you are kuri YouTube. I mean, this is like a YouTube TV. It's for the first time. Yeah, and that means something. It's a pleasure. I mean, history book that. So Jackson, you're pretty good at singing. Thank you. Thank you so much. I should invite you at my wedding. It's gonna happen soon. Okay, just let me know. I mean, I'm planning a wedding, but I haven't found a groom. As in, I did a bridal shower, but then like urabona hari ukuntu ushobora kubona umugabo ariko utari watangira planning a marriage. So I'm planning a wedding, but I haven't like found a husband. Really? In the groom. Ariko nabyo like you planning. Okay, icyo nakubwira gira vuba umushake. Azaboneka gusa I'm telling you, I'm booking you before everybody start booking you. Uzaturirimbire. Nzaba mari rwose, just let me know. Nzaba mari nzabaririmbira. Nzabataramira everything. Man, who inspired you to sing? I mean, you're really, really good. I was inspired by Usher. Usher. Who else? I love that guy, Usher and Michael Jackson. Okay. So growing up, niwe wanumvaga? Niwe wanumvaga cyane hanze. Nuso bitangiye ute like one day ukiririmba nyine, how did you start singing? Bega ninde muntu wenda wanakumvisha uririmba bwa mbere? Did anyone tell you kuririmba ndugatuvuga ati ngiye gukomeza ndirimbe cyangwa? N'ubundi mu rugo urabizi mu rugo abantu mu rugo ntago babasha kumva ikintu cyo kikurimo urumva. Nje natangiye kuva nyine umwana n'abandi wa mwana uri
muri douche yasakuza ibintu like So that. you were singing in the shower ukaziririmba rwose. No ku bigo by'amashuri muri za primaire ndabyibuka najyaga ndirimba indirimbo za Ariel Wayz kera cyane. Urumva ni ibintu byanjemo kuva na kera, ndirimba no mu makorali y'abana Baririmbaga muri Sunday school. Ya Sunday school. Gutyo nyine numva nibyo nakuze n'ubundi mu buzima bwo kuririmba ko n'ibintu natangiye kuva cyane, ariko mu rugo ntabwo bajyaga babimbwira, ariko wabonaga ko ari ibintu bindimo. Ariko nangiye kujya mu secondary nabwo nyine bagiye babimbwira cyane muri high school mu talent shows yo mu bigo. Bakaba bati umva uyu munsi the honor nyine the guest of honor arabari just Jackson rwose. None se urumva nyine then you start singing and then we want to know like how did you get into the next pop star? The next PopStar, twatse muri COVID icyo gihe, and then I was just ndi gucekinga ku social media ndeba sinze ko nagize ku gihe.com ndasoma mbona ngo haje amarushanwa the next PopStar blah 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 50 million and I was like faranga. Yeah. Ariko nyine umuvandimwe wanjye niwe wabishishikaje cyane, njye ntabwo nize mbyitaho cyane, nubwo wumvaga atari ibintu byawe. Ahubwo niwambwiye atari ku Jackson akajya yanyandikira kuri nuza kuri on WhatsApp akambwira ati ari amarushanwa ntuzajya hajya horamo ibinyibutsi, niyo muntu wakomeje nyine kukuya ampushinga naye ndavuga atari ko wamungane ibintu kuki ntabigerageza ufatwa twe no mu rugo nta kintu umuntu ari gukora. And I was like reka nifate video ndi kuririmba nyohereze ko ni ibintu byoroshye, umva ni nambara baduhaye urwoherezaho video uririmba ukayohereza kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp n'amazina yawe just ibintu nk'ibyo, just like age amazina na video uri kuririmba. ubwo urumva abantu bose bagiye bohereza amavideo, yari amavideo menshi cyane agera nko mu bihumbi banje baguhitamo. urumva rero mu bihumbi barabanje bahitamo 60 ba mbere nzamo. urumva nyine twabicekingaga on social media zongeraga ukareba kandeyo ko najemo babitangaje ntabwo wabyibukaga muri make there's a point of byibagiwe. Yeah. Mu bantu 60 ngiye kureba guca nisangamo nanjye baragendaga banahamagara numva baramamagaye ngo wakomeje ndishima ndavuga wow. Ati man ibyo bintu biri seri none. Tugati muzongera ngurize video nka kwa kundi twabikoze bwa mbere nabwo turongera turabikora. Barongera bavuga ngo bazatangaza abantu 20. Sibyo muri 20 nabwo ngize amahirwe njye kumva baramamagaye ngo najemo. Bati ndavuga bya bintu byaryoshye. Muri 20 rero urumva nabwo hahise hazamo no gukora za performance no live performance. I think that's the first time I saw you waririmbye indirimbo. No practices ya Steven Wonder. Yeah, I think what in the senior waririmbye indirimbo ya Mario anybody Asha. No, Steven Wonder. So Jackson waririmbye indirimbo ya Steven Wonder waduhaye like a freestyle okay, no tukumva nyine as in abantu bamisinze bakumva nyine your voice like when you sang that song. Down to down to do the down to the down to down to down very superstition. Writings on the wall. Very superstition. Let us by the fall. Yeah, satin mountain baby. Block the looking glass. Oh my. 7 years of bad luck. Yeah. Whoa, man, that was good. I think that's the performance I saw. Urumva nyagisho cyose kubihuza nyine nshirabone ni indirimbo igoye ukuntu imeze ya like na imeze nka jazz kuboard. Yeah. I wouldn't say jazz. Ni nka jazz ariko none ni pop. Urumva irimo like really old fashioned. Yeah, Steven Wonder ni umuhanga cyane. So indirimbo ze ni indirimbo ze mu buhanga nziza cyane. Nanjye ne mpamvu nahisemo ndavuga nti that's why I did it. So and then ukora live performance uruba I think that was the first time yawe uririmba imbere y'abajaji n'abantu bamenyanye nk'uko bambwiye like waririmbaga ku ishuri muri korali abantu urumva ari niyo ntabwo musanzwe umenyeye. Yeah, ariko nagiye njye n'amahirwe yenda yo kuririmba muri public ahantu hari abantu banini benshi. Yeah, nagize amahirwe kuko urumva nakoze muri symphony band. Yeah. Yeah, narimbanaga na Ariel Wayz. Ariel Wayz ni umuntu twarimbanaga cyane namushimira cyane Ariel Wayz buriya. Urumva ngeze muri symphony band. Ari symphony barashoboye barabizi urumva rero kuza uri muririmbyi wabo like bagombaga kuguha some songs nyine ziri tough.
kugira ngo barebe nyine just niba nawe koko ufite ubwo buhanga n'iki. So urumva aho hose naho nagiye menyereza indirimbo za Steven Wanda n'abandi, ni playlist babaga bampaye cyangwa se nanjye nagombaga gushaka kugira ngo niba twaririmbaga nk'ahantu runaka next time nzajya nifite indirimbo izindi ndirimbo nkazingahe nzaririmba. So urumva ni ibintu byansabaga kwiga indirimbo nyinshi kandi z'abahanga ba Steven Wanda abandi bose. So how does it feel like gukorana na symphony nyine na wambwiye Ariel Wayz? I know her but I don't know, like I mean she's good too. Nyine gukorana nawe bimeze gute, watubwira experience yawe nawe? Ni byiza cyane rwose gukorana na Ariel Wayz. Ariel no muhanga cyane. Icyo kintu ndacyubaha, nubaha impano imurimo. So urumva rero experience cyangwa se nagiye namukuyeho ibintu byinshi. Ariel niwe muntu wa mbere wanyigishije indirimbo iri mu Gifaransa. Ntago ngenzi Igifaransa, yandi bayitaga kacwa. Urumva ko bari bambwiye ati indirimbo ugomba kuyimenya, hari ahantu ugomba kuzaririmba byanze bikunze. Then I was like, Ariel niwe yimfashijemo kuri we muri njye twarimbanaga. Abimfashamo neza arakinyigisha kacwa yinshyiramo, amfasha umva nyine amfashije nyine uburyo nabivugamo bigakunda. So niyo ndirimbo ya mbere y'Igifaransa nzi kuririmba neza. Umva naye nta Gifaransa nzi, ariko mbere yuko dukomezana turirimbiraho gake. Iriya ndirimbo naye ndayikunda. I'm sure a lot of people no kuturana nabo barayikunda, so turirimbiraho gake. Am I a lover, yeah. Toute mon âme c'est qu'on s'aime, tu es mon unique pensée, oui ma belle. Elle m'a ya lava, yeah. Depuis que tu es à moi, kachwa. Ganazo kachwa, banda koma yanga. Ganazo kachwa. Depuis que tu es à moi, ganazo kachwa. Ganazo kachwa, banda koma yanga. Ganazo kachwa. Wow. Oh man, that was good. Kandi ngo na Gifaransa sicyo. Kandi nanjye France yanjye nimbi byasana iraho nyine tu, ariko that was good. Uziriko nyine umuntu ashobora kumva agahita ajya mu Kongomani none uvuga n'Igifaransa kirenze. Urumva nyine nukuboroka tu. Urumva narayiborotse, first of all narabanje ndabaza bisobanuye iki, ndareba menya icyo bisobanuye. I have no idea too. Nzabikubwira. Rero ku magogo babishyema iraza kubibabwira. Gusa icyo nzi nuko indirimbo y'urukundo. Ari ndirimbo z'urukundo ntacyo mbiziho rwose, gusa nzi ko indirimbo y'urukundo. So urumva ntabwo nakibika ibintu nsobanuriye, sibyo? Ntabwo nakibika ibintu nsobanuriye, ariko icyo nzi nyine ni ibintu by'urukundo. Ntabwo nzi Igifaransa for real, naba nkubeshye ngo nzi Igifaransa. Urumva so none se ubwo nyine naraborotse ntabwo byibuka. I don't remember, None se like I asked you like how was the first performance you did with next PopStar? How was it? Like how did you feel? Haravuga sema no byabaye serious. Like let me go mbaye the best of me. Ngende mbereke ubuhanga bwanjye n'ubuhanga wenda experience nafashe muri kino gihe how did you feel to mukora muri 20? Muri 20 nabonaga navuga ntibyo byose iki kintu kigiye kuba ni ikintu nyine kigiye kumpa ubundi bumenyi andi masomo, kuko urumva harimo abandi baririmbyi kandi bose barashoboye for real. Abaririmbyi bari mu band akomeye bagiye bazwi batandukanye. Ntabwo harimo abaririmbyi wenda bazwi ku rwego rwo hejuru, kuba abaririmbyi baririmba bashoboye amakaraoke, baririmba mu mahoteli, baba bafite experience too professional. Urumva navuze ni ahangaha nanjye niho ngomba kureba koko niba nanjye hari icyo nzi ku Jackson. Nyine ahangaha naho ngiye kwitestingira nanjye ubwanjye. So I was like, let me do this. None se like at first like muri 20 like hari nk'abantu wahaga amahirwe like nyine nk'abantu batagutunguye kuba baramakinze to haiga musige muri 7 or 6? 6. Nk'abantu mbega okay, did you feel like you're gonna make it to the top 6? No, I didn't know. Nini wari wavuze ati nibyimana? Nibyimana, ariko wenda kubw'amahirwe nuko nari nyoboye on SMS, nyoboye no ku gihe.com on votes. Yenda navugaga nti Imana ibikoze wabona wenda kakantu kanzamuye. I was like ariko nyine ntabwo nari nzi icyo bajaji bagenderaho batora abantu, so nari ndaho nanjye ntazi uko bizagenda. No, say Jackson, what is your plan if you ever win?
what is your plan? What are you planning to do? Because that's a lot of money. That's like lottery. Ni nko gutsinda lottery rwose ukabona amafaranga menshi cyane. And it's uri kudiringa n'abantu of course bashoboye. Some people babaye muri music for a very long time. Nka Gisa Cyiza is someone who's really talented aranazwi. But like urayoboye aranashoboye. But how do you feel like what are you gonna do? What are your plans after you win? Like nutsinda nuba the win. Plans zo ni nyinshi cyane. There are many plans. Mfite ndamutse amafaranga nyegukanye. Ariko icyamukuru icy'ingenzi ni music. Kuko urumva music icyo gihe izabyiye kuba ikintu kinini ku buzima bwanjye. Izabyiye kuba urumva nzabyiye kujya ku rwego rwiza rwo gukora music nk'ubuzima. Icyambere nzabanza nishimira inshuti of course n'abafashije mu gutora yo mu mwanya barataye. Ever since the voting started, so icyo cyambere nzabanza bashimire tu shimira abantu banjye mu muryango n'inshuti. Then igikorwa nyamukuru urumva nzangiye in music neza byo gutegeka career yawe. Urumva rero ngomba kuzabanza nkareba urumva nzabanza ndebe n'ibikenewe mu buzima busanzwe bameze neza. Ariko noneho icyambere nzagiye kureba ni music kuko urumva behind that tuzakomeza namurikirana managing. I mean, how could you have this kind of voice and you don't go solo, cyangwa you don't go viral? Man, you really have to go viral. Yeah. So ni ikintu kizabaho tu. Ni ikintu kizabaho. Is there something where you already gukora nka career cyangwa nko kwishuri wiga biki cyangwa kwiga biki? Niga computer science. Then ariko nyuma n'ubundi nshaka gukora music nk'ubuzima. No, officially like muri career. Yeah. So no plans of ushaka kuba developer cyangwa programmer or anything like that. Music ni maraso yanjye nimba numva nshaka gukora. I feel like that's what like the purpose is making good music for people. Kind of have to do it. Music ni ngari kandi ifite mo corners nyinshi cyane. So nanje ngomba gufata amakara kamwe muri music ndagafite gutya. Oh, your vocal is very quick, so that's okay. And then what do you think about the Rwandan industry music? Because there's someone who is inspiring us. When it comes to vocals, we do. Women. Good vocal. I'm vocalist twari benshi mu Rwanda. Umuntu bita René Patrick. René Patrick. Yeah, in gospel music. René Patrick can you inspiring? My boyfriend, but Tracy, is it like fiancé or Tracy, like when the girlfriend amazing. They're cute though. I think the couple is too dope. Kuko ari Tracy, I know but the was good. But it's not. I didn't know the guy. She's a great singer. So don't know how to choose your company or I like her vibe. I've never met her because I follow her on Instagram, but she seems like a really genuine person. I was thinking she's also a great singer. Yeah. Well, that's imagine umwana wawe afite vocals nziza. Yaririmbaga muri group yo bita Kenneth. I don't know if you know the guy. No. Kenneth nawe itsinda rimwe na rimwe Patrick bita Taylor. N'itsinda rimwe ririmo abaririmbyi bazi kuririmba koko. Nubwo kuririmba aririmba René Patrick. Arankunda kananyitayeho umunsi kundi njyewe ndamubona ntabwo aribyo numva nyabandi umunsi kundi njyewe ndamubona. Man, that was good. Well, I think narrative didn't go Kuri. Is it authentic Kuri TV? I watched the song like they're performing live and doing a Serge, I guess. Serge yitwa Iyamuremye. I think they had a concert together or something like that. It's in the so where do you see yourself in 5 years? Nzaba ndahanakomeye cyane. Regretting now. Nanjye bananca kwatekereza muri 5 years nzaba. Ntabwo nca kuko ntahanukura. Basi tubwire like what do you see in 5 years coming? Like myaka itanu I really want to be nanaje iki kintu naragize iki
new planning, you know, like we plan in 5 years nzaba turi umugore. Rahira, how old are you? Nzashaka gusa nyine bifate gutyo. In 5 years nzaba narashatse. In 5 years. In Jesus just a show. In 5 years nzaba mfite studio yanjye. Okay, that's In good. 5 years urumva nyine ibihanga nawe baza hanze nzaba indirimbo nzamaze gukora nawe utekereza umubare wazo. In 5 years nzageze ahantu kure nyine urumva icyo cyizere umuntu agomba kukigirira umuntu akanabyihanira ariko ikintu uhanura ubuzima bwawe nicyo kiba. So nukwatu so mbona kwiyaturira kandi ibyo niyaturiyeho byose bizaba nk'uko nabyiyaturiyeho. Ikindi umva ugiyeturiraho ugasengera nta kidashoboka imbere y'Imana. Iyo wizera Imana ukiyaturiraho amagambo meza ukiyaturiraho amagambo meza ku buzima bwawe kugeza kure. Mbonera kubwira n'ababyeyi buriya byo bajya birinda kwaturira abana ibintu amagambo mabi ni bibi kuko buriya hari igihe ubwira umwana wa amagambo mabi akazamukurikirana. Urumva nk'umwana w'undi n'umukobwa ugatuma wawe indaya n'ibiciro atazi n'ibyari nyamara nyuma ubundi ugasanga umwana yabaye indaya ukibaza impamvu yabaye indaya ni kubera iki? Ni uko yakuze babiri cyo gusa iyo umwana wagize ubwenge akabisengera Imana ikabikuraho. Ariko buriya mu babyeyi n'ushaka uburi ubuzima bw'abana ubuzima bwacu ubwo mu kanzu by'ababyeyi bacu kuko buriya amagambo abaye twaturiyeho neza tubo ubwo ababyeyi nyine bagira mbega n'uruhare runini cyane mu kudufora iyo dukuze that's a big secret y'ubuzima kabisa. Nujya kubyara umwana wawe uzamwatire amagambo meza mbere yuko avuka. Ariko nanone natwe ubwacu igiti cyawe kwiyatiraho ibintu bibi kugira ngo bikakubaho cyangwa kumva ko ibintu byiza bitakubaho ubwo nyine nawe ntabwo bikubaho. Ariko if you feel like ibintu byiza kwiyatiraho ibintu byiza tubisengera umva birashoboka. So Jackson, before we end this interview, which was really good and I hate kugiye kurangira abantu bakubona hehe n'igiki sawa Abanyarwanda muri rusange n'igiki sawa bashaka abafana ba Jackson kuzi icyo nakisabira Abanyarwanda urumva ubu ngubu nibwo nsa nkaho nari ndi gutangira so ntabwo mbizeza ibitangaza byinshi sinzi ikigiye gukurikiraho first of all for the next PopStar sinzi ngo bizaba bimeze gute maybe nshobora kuzatsinda n'insinda azaba ari byiza ku Banyarwanda kuko nibwo nzakorera ibintu biri big kandi nibwo sineze gusubira inyuma cyane urumva hari connections zimwe na zimwe nyine umuntu agenda abona bitewe n'ibi bintu bya next PopStar ibyo byibuze ngibyo umuntu ashobora kubiheraho akaba yatangira career y'umuziki. So Rwanda bitege nyine umuziki nzabazana babusanga hese kuri Facebook, Instagram, Facebook Cyiza Rebron Jackson Instagram ni Cyiza Jackson bifatanye na underscore iriho kakarongo kwasi cyangwa ntako wanditse Cyiza Jackson bifatanye and ikindi ntabwo rero gushyira indirimbo za kuri YouTube cyangwa hehe hariho two gospel songs zanjye nakoze mbere kuri Cyiza Jackson ni byiza ziriho kandi n'ama audio ikindi bashaka supportinga with the next PopStar urumva jya ku gihe.com checking urebe ahanditse Cyiza Jackson ukanda handitse tora then wongere ujye kuri SMS bisaba 35 ngira ngo kuri balance kuruza SMS so the more ubwo ni kuva ufite amafaranga yashaka amafaranga 35 kuzamura ushatse washyiraho ni 50 gati Jackson kamuvotinisha 50 rwose mwemere buryo so urumva nta giciro cy'amafaranga ayo ufite yose wayandaje muri make minimum ni 50 ariko izo watoresha zose ukamutora support yawe ni TNP magambo manini ugasaba kandi gatatu. When is the competition is that like competition yes in the final I think it's on 14th. Oh, 14th, okay. So people keep voting for him, go say hi. If you have made it to the end of this video, thank you so much for watching this video. And if you have any question about Jackson, you can comment them down in the comment below. Cyangwa Instagram, Cyiza Jackson, and keep sharing our videos. Do not forget to subscribe to this and that was it for today. Bye. Bye.